gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Evan yari arimo aganira na Hirwa ese aho ukuganira kwabo kwaba kwaratumye Hirwa hari icyo amenya nangwa ntabwo byigeze bikunda. Evan yaramaze kumubwira ko mama wazi ari Maya, nta wundi mu mama yigeze yamenya ndetse anatekereza ko yaba afite. Munyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyihereye kuri Hirwa ndetse na Evan. Aba bakomeza kuganira Hirwa atari ko ntabwo ndi kubyumva, sinzi impamvu ndi kwiyumvamo ko yaba ari wowe. Evan ati oya, hakuntu yaba ari njyewe. None se yaba njyewe gute? Njye mfite mama, mfite na tata. Byongeye muri bariya bombi usohoye nabonye abandi bo muziranye. Uriya mutaziranye ni sister wanjye, niwe unkurikira, ni njye mfura ya data na mama. So how comes rero ko n'abandi uwo mu Evan? Hirwa ati sinzi. Barumva napimisha na DNA yawe nkahuza n'amaraso yacu nyine nkareba ko nta hantu nta gasano n'aka na gato twaba dufitanye. Evan ati doctor, aho wareka kwigora se? Gusa nakubera umwana mwiza nta kibazo. Basi niba undeba ukabona wenda hari ndi nk'umwana wa sister wawe, nakwemerera nkaba we pe, nubwo ntazigera mba we. Basi wenda niba byakuzanira umutozo. Hirwa ahera akahaguruka akavuga ati never mind, ntunabyiteho, cyane ko aba yari yicaye iruhande rwe. Arasohoka akigendera. Ndakomeza kubyibazaho ariko ntabitindeho. Tuve aho ngaho twigire kuri Allen. Allen aba arimo arafura, imyenda yayujuje, aho hose huzuye imyenda. Cyane ko aba yagiye gushaka ikiraka yakora ngo arebe ko yabona udusende nabura niyo twaba ari duke. Yite kuri mama we. Arimo afura, rero kumuha akazi agira atya akamwegera. Allen asa naho yikanzemo, gusa akijijisha. Undi aramwegera kamwitegereza cyane. Aramubwira ati ndabona unaniwe kandi wafuze imyenda myinshi pe, wakoze akazi katoroshye, ngira ikintu nkwisabira.
nta kibazo. Wareka iyo myenda isigaye nabura ukazashaka igihe ukaza ukayifura. Allen ati boss mfite mama wanjye uryamye hariya urebye kandi cyane, ntabwo ndi sure ko ikindi gihe nangwa se undi munsi nabona time. Mami wanjye ararembye cyane, n'ubu nicaye aha ndumva nta gutuza mfite, ndumva mfite ubwoba, mfite igihunga cy'uko nshobora gusanga mami wanjye atameze neza. Ni we wenyine nari nsigaranye, nabuze data mu buryo ntatekerezaga. Kuva nabura data mama nta na rimwe yigeze yishima, nta na rimwe yigeze agira agahenge. Ubu ndeba aha nakoze n'akazi ko mu rugo, ngo ndebe ko nakita kuri mama, ako n'ubundi still nta gihinduka, nta gishya. N'ubundi iyo ndashaka udufaranga ngo ndebe ko najya kumuvuza. Nuko bimeze se? Ese kuki utari wambwiye? Wari kuba wambwiye nkaguha ubufasha ukajya kwita kuri mama wawe, ntabwo wari kuza usaba akazi. Allen atoya boss. Ndati winyita boss, nitwa Dan. Basi komeza umamagare Dan aho kumamagara boss. Ibyo byubahiro ntabwo mbikunda, sibyo? Harya witwa nde? Ndati nitwa Allen. Ati Allen, kuki utari wambwiye na kare hose? Nari kuba nagufashije, byaba na ngombwa nkagufasha mama tukamujyana kwa muganga. Allen ati Dan, data akiriho tukiri bato cyane yakundaga kutubwira ngo umugabo nyamugabo ni uwigira, nuzi gukora akabyigezaho. Data yigeze kumbwira ngo ukora cyane ubyigezeho, kuko ijambo ngo iyo bitaba njye riryana mu matwi. Iryo jambo ntabwo rijya rimba mu mutwe, niyo mpamvu iteka mba nshaka kubona ikintu nakoreye cyavuye mu maboko yanjye. Nubwo iwacu twari twifashije, nta kintu n'iki na kimwe tubuze, ariko ntabura bacishagamo bakatugira n'inama. Ntabwo nanga ubufasha pe, ariko mba nshaka ngo icyo mbonye cyose be nagikoreye. That's why naje hano ngusaba akazi. Dan ati Allen, kuko uri umukobwa warezwe,
ufite boundaries zawe n'amahame ugenderaho. Gusa biratangaje, ni gake cyane wasanga umwana w'umukobwa atekereza kugira icyo ageraho ariwe ukigejejeho. Nkakubwira uburyo uri umuhanga. Abakobwa bo muri iki gihe cyangwa se bo muri iki kinyejana bakeneye kubaho neza, kwambara neza no gusa neza. Ariko batavunitse. Biratangaje cyane kubona umwana w'umukobwa ungana nawe, ufite imyaka nk'iyawe, utekereza nk'uko utekereza. Abenshi batega amaboko, bahora muri wampaye, ko nkeneye iki, ese uramfasha iki? Ariko wowe ntabwo ari gutekereza. Uri umunyabwenge, uri umuhanga. Gusa arekera aho ngaho gufura, imyenda isigaye yihorera. Niyo nza kumenya ko ufite iki kibazo, ntabwo nari gutuma bigera aha. Umbabarire. Aline ati no Dani, nta mpamvu yo gusaba imbabazi. Byari ngombwa kandi njye naje nkugana nk'aka kazi, sinigeze nkubwira imibabaro yanjye nangwa se ibyo ndi gucamo. Dani ati basi nsezeranye ko uhereye uyu munsi uzajya umbwira buri kimwe cyose uri gucamo. Ndaza kuguha namba yanjye, nujya ugira ikibazo ujye umpamagara. Aline ati namba yawe? Dani ati yego ntacyo bitwaye, uzajya umpamagara, ndahari kugufasha. Aline ati si icyo, ese nzajya nguhamagaza iki? Dani ati nta telefone ufite? Aline ati telefone nari nyifite. Ariko nayigurishije. Ndebye mbona udufaranga twavuyemo ni dukeya. Nta kintu n'iki na kimwe dushobora kuba cyadufasha, ko nabonaga isente nyine yari nyinshi. Niyo mpamvu ndi gushaka yo kongeraho. Dani arabyumva ariko agaceceka. Agira atya akamuhagurutsa, amutegera ikiganza ngo amuhagurutse. Aline akabanza kugira ubwoba no gutinya kumuha ikiganza. Dani akamubwira ati wigira ubwoba. Akamuha ikiganza, akamuhagurutsa. Binjirana mu nzu. Bahereza icyo kurya n'icyo kunywa. Aline akamubwira turashonje ndabizi kandi ntiwihagarareho. Aline atangira kurya ariko ubona afite umubabaro mu maso. Dani agira atya akamuhereza amafaranga menshi. Aline ati none se Dani, ko mbaye amafaranga menshi arenze ayo twavuganye? Dani ati genda ujye kuvuza mama, nukenera nandi uzambwire. Aline ati oya, ayo mafaranga ntabwo nayatwara. Dani ati humura, ibi ndi kugukorera n'undi
wese yabigukorera. Erega kera abantu bari bafite ubumuntu, sinzi ukuntu byaje kugenda, ariko mu gihe cy'aba data n'abasogokuru n'abasogokuruza abantu barayambanaga. Umuntu yagira ikibazo mugenzi we akamutabara, umuntu yarwaza abantu bakamusura bakamuha ubufasha, umuntu yapfusha bakamutabara. Wenda hari ibyo gutabara nabyo biracyariho, ariko ibintu byo kuyamba nabyo byagiye nk'amahembe y'inzovu. Uyu munsi uratakira umuntu aho kugufasha agasigara guseka. Abantu barahindutse, ariko nanjye nararezwe nuko wabimbwiye. Nanjye nararezwe nzi icyiza cyo gufasha umuntu, kandi nzi icyiza cyo kuba hafi y'umuntu. Niyo mpamvu rero ndimo ndagufasha Allen. Uko ngufashije ni nako najya ku muhanda ngafasha umuntu uri ku muhanda. Ikindi, aya mafaranga ntanayata, ariko ndayaguhaye nkoreye umugisha. Ndagufashije, ahari wenda nawe ejo uzamfasha. Allen ariyumvira akavuga turakoze, ariko ahera akazenga amarira mu maso. Umutima ati koko abantu buje ubumuntu baracyariho. Anahera akafata agatelefone gatoya aba afite akakamuhereza. Allen ati kandi ko mpaye telefone yawe uragira ngo nyikoze iki? Dan ati yitware, nujya kugaruka uzasanga narakuguriye indi telefone. Allen ati no Dan, wamfashije bihagije, wambaye hafi bihagije, wampaye amafaranga, wampaye akazi. Dan ati ibyo wibyitaho, erega nshobora no kuba ngenda mu muhanda nkayita. Kuki ntayiguhereza mu gihe ukeneye ubufasha? Allen biramurenga. Muri kwa kumurenga mu marira menshi asimbukira Dan akamuhobera akamubwira ngo urakoze cyane. Abimubwira arira. Dan amwitegereza mu maso, kumubona n'ubwiza budasanzwe. Umutima aribwira ati ni gute umwari mwiza nkawe, mwari utagira icyasha n'inenge. Yaba arimo yiyanduriza amaso arira. Abakobwa beza nkawe se biyubaha baracyabaho? Yitegereza mu maso ha Allen akahabona ubwiza, umutima we ugatangira gutera cyane, ariko akijijisha. Arijijisha nawe akamuhobera ndetse akanamuturisha. Allen amara gutuza agafata kontake y'imodoka akavuga ati ngaho ngwino ngucyure. Allen ati ariko nari gutega. Dan ati hoya,
reka nkugeze mu rugo, ariko niba udashaka ko mpamenya basi umbwire nkugeze hafi yo mu rugo. Agira atya akabyemera. Dani amushyira mu modoka bakagenda baganira, agenda amucurangira uturirimbo, ari nako agenda amusetsa, nabura ngo arebe ko umubabaro n'agahinda afite byashira. Tuve aho ngaho twigire kuri Evan. Evan aba ari aho ngaho akabona Latina arinjiye. Latina aramwitegereza, kazenga amarira mu maso. Yajya kugenda Evan akamubwira ati basi wigenda, ndimo ndabona umubabaro mu maso hawe, ariko basi nyicara iruhande, hari icyo nshaka kukubwira. Latina yicara iruhande rwa Evan aho aba aryamye. Bagatangira kuganira. Evan aherako abwira Latina, kamubwira ati Latina, kuba nkiri muzima ndabikesha Iyera ndetse nawe. Iyo bitaza kuba wowe ahari sinakabaye nkiriho. Latina, twahuye mu buryo busa naho ari impanuka, mu buryo ntiyumvishaga yewe ntanatekerezaga, ariko wambereye w'umugisha. Ese mbivuge gute? Ese mbisobanure nte? Sinzi uburyo nabisobanuramo, sinzi n'uburyo nabikubwiramo, ariko iyo bitaza kuba wowe ntabwo nari kugira amahirwe yo kongera kubona Tania ndetse no kuba ngihumeka. Latina, waje umeze nk'igitangaza cyaje kingana, ahari uri marayika murinzi mu buzima bwanjye. Ngiye kukuvugaho, nakuvugaho byinshi, ntabwo bigombera gusobanura uwo uri we, kuko wowe ubwawe urisobanura. Ufite umutima wuje urukundo n'ubumuntu, uri umuntu udasanzwe. Ese mvuga iki? Nari kuzapfana agahinda kuko nari kuba ngiye, nangwa sinari kuba ngiye ntongeye kubona uwo nkunda kuva mu bwana bwanjye, uwo nitaho kurenza ibindi byose, ufite umwanya munini mu mutima wanjye, wa wundi njya nicara natekereza ko nshobora kubura, nkumva naba mbuze igice cy'ubuzima bwanjye. Latina, kuba amaso yanjye yongeye kubona Tania ndabikesha wowe n'Imana yagukoreyemo. Sinzi ko ahari nzabona icyo nkwitura, ariko ningira gutya nkakigira, ndagusezeranya nzakwitura.
akatekereza. Latina ahera akatekereza akavuga ati nakifuje ko wanyitura ko mu mutima wawe n'intekerezo zawe zose n'ibyawe byose nawe wese, ariko ndimo ndabyumva nta mwanya mfite mu mutima wawe, ariko si ngombwa ko nawe nkunda. Niba koko uru rukundo ari ibisazi, reka nemere nsare njyenyine. Niba koko uru rukundo ari uguta igihe, reka nemere n'igihe. Gusa uko byagenda kose njyewe ndagukunda. Byose aba abyivugisha mu mutima avuga ati sinzi impamvu ndagukunze, sinzi n'impamvu ngutekerezaho cyane, sinzi n'impamvu mba numva nkubuze naba mbuze ikintu kinini mu buzima bwanjye, ariko ahari niba naraje mu buzima bwawe kugira ngo ngukize nangwa se ndokora ubuzima bwawe, ahari Imana yagombaga kunkoresha binyuze mu kubanza nkagukunda. Kuko iyo bitaza kuba urukundo ntabwo nakabaye ndi hano. Gusa ntacyo nicuza kuko kukumenya byanzaniye umunezero, binzanira kumwenyura kudasanzwe. Nubwo umutima wanjye uri mu gihirahiro, uri kwibaza byinshi, nanone ukagera aho ukicuza, ariko ntabwo nicuza kukumenya. Ni iby'umugisha kuba narakumenye, ni iby'umumaro kuba ngufite. Nabura no kuba nkwicaye iruhande birampagije. Evan akomeza aganiriza Latina, ariko akabona yafurayinze. Amukoraho ndagahera ko yikanga. Kuvuga turi hano, ibintu byose ndakubwiraga wabyumvise? Latina yes. Latina ati yes nabyumvise, byose nabyumvise. Kandi rwose wibare gushima, ni inshingano zanjye kukwitaho, kandi rwose nzakomeza nkwiteho uko nshobojwe. Tuza ati basi se wamubira? Latina agira atya agahobera Evan. Muri uko kumuhobera araturika akarira. Evan arabyumva. Kumva tubaye iki? Kurize. Latina ati ntacyo. Gusa no kuba uri muzima nabyo ubwabyo byatuma ndira, kuko ni igitangaza gikomeye Imana yakoze. Ibyo nabonye, ibyo wakorewe, Mana yanjye, byonyine ndabitekerezaho nkumva umutima wanjye urahabye, nkumva ndushije kugira ubwoba. Niyo mpamvu buri uko mubonye amarira ntanga imbere gahera ko ndira, ariko humura nta kindi kibazo mfite. Meze neza. Ati nahera ko yitegereza Evan, akamubwira ati ariko Evan, mfite amatsiko y'iki, ndumva nshaka kukubaza. Evan ati mbwira nta kibazo, mbaza ndagusubiza. Ndahera akamubaza ati se ukunda Tania? Umukunda cyane ku rwego wabivuzeho, ku buryo uba wumva umubuze waba ubuze ikintu gikomeye mu buzima bwawe?
ese asobanuye ikintu gikomeye mu buzima bwawe? Evan ati ngusubize. Wasoje ikibazo ushaka kumbaza, wagisoje uha igisubizo. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese igisubizo aratinda agiye guhabwa ari bucyakira ate? Ese aho kiraza kunyura umutima we nangwa kiraza kuwuhungabanya? Inkuru yitwa Warahemutse. Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, ninjye wandika kandi ni nanjye wibagezaho.